mbese koko tubitekereze. Nge nari gato ariko nararebye kandi numvise ibintu biremereye, nabonye ibintu biremereye. Nawe ufite ibyo wabonye. Turebe imihanda twanyuragamo, turebe imirambo twasimbukaga, turebe ahantu twanyuraga hose n'ubuzima, tubirebe, tubinyuzemo amaso, buri wese abikurure. Hari igihe usenga ukagira ngo ntiyumva, ariko yarumvise. Burya yarumvise rwose, nubwo itagutumyeho intumwa, ikaba itaratumye abahanuzi, ariko nje kukubwira ngo Imana yarumvise. Ugutwi kwe ntago kwapfuye, ugutwi kw'Imana kurumva, kandi Imana ibigira ngo yumve ibyo dusaba. Ya masengesho wasenze yarumvise, ya marira yawe yarayumvise, kwa kwiyiriza ubusa yarabyumvise, ya magambo ujya uvuga unitotomba burya nayo irayumva. Hamwe wari wiherereye yarakumvise, bwa buzima wari urimo yarakumvise, igihe wayitakiraga burya yarakumvise, nubwo itahise ivuga. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarakumvise. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene. Nk'uko bisanzwe aho mujya mudukurikiranira ibiganiro bitandukanye, ijambo ry'Imana, impuguro, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nongeye kubabwira ngo ni mwimpore kubw'ibi bihe bikomeye turimo, ni mwimpore. Nongeye kubabwira ngo ni mwihangane kandi mwimpore. Umwami Imana arahari kandi yaduhaye n'umwami, ni muhumure. Umwami Mana azajya aduha imvura, hanyuma n'umwami aduha imbuto. Abazahinga, abazatera, abazasarura n'abazanika bikuma, ni muhumure, Imana yarabateguye. Turiho kandi tuzakomeza kubaho. Hanyuma nimukomeze mugwire kandi mugwize. Ukuboko kwisumba byose humura kuracyahari. Yaturemye, yabanje kuturemera. Yari izi ko tuzanyura mu bihe nk'ibi bikomeye, ariko ntago yigeze idutererana. Irahari kugira ngo twishime kandi tugubwe neza, dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Uyu munsi nabateguriye ijambo ry'Imana. Ndifuza kubabwira ngo ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo ananirwe gukora, kandi ugutwi k'Uwiteka ntago kwapfuye ngo ananirwe kumva. Iracyakora kandi iracyahari, nta n'uwaho izigera ijya. Mu bintu bijya binezeza umutima wanjye, iyo nibutse ko mu bantu tuzashyingura Imana itarimo, bintera imbaraga zo gukomeza kuyigirira icyizere. Iyo nibutse ko Imana itazasaza ngo yitwaza akarando ijye mu kiruhuko cy'izabukuru, nabwo ndongera nkayigirira icyizere, nkashyiramo imbaraga zo kuyubaha. Hanyuma nakomeza nkibuka ko nta muntu uzaduteranya nayo ngo itwange cyangwa itwihakane, nabyo bintera imbaraga. Nkakomeza gukurikirana amakuru y'Imana, nkamenya yuko ubushobozi bwayo budateze gukendera ngo n'ubukungu bw'Uwiteka bwifate nabi, nta na rimwe biteze kubaho. Ibyo nabyo bigenda binyongerera imbaraga zo gukomeza kongera kwiyuburura mu buzima no mu buryo bw'umwuka. Kuko nimureke mbabwize ukuri, hari abantu twabuze bari baraduhaye icyizere cy'uko bazabana natwe bakarinda bapfa. Kandi iyo umuntu ahumeka ntago aba azi ko azapfa. Hari ibintu bitungura abantu mu buzima nk'ibyabaye turimo muri iyi minsi turi kwibuka, byaradutunguye. Hari no mu buzima busanzwe ariko bigenda bidutungura. Nari mfite marume wanjye yajyaga ampa icyizere, niwe nari niringiriyemo kuko n'Imana nari ntarayimenya, nari gatoya. Nari mfite imyaka 9, 8, muri iyo myaka nibwo twabanaga, 10 kuzamuka. Twatandukanye mfite
afite imyaka 11 dutandukana bintunguye. Ntago nari nzi ko bazamwica ruriya rupfu, ntago nari nzi ko nzamubura. Hanyuma ibyiringiro byanjye byari kuri we no kuri nyogokuru, kuko bamfataga neza kandi nari mbayeho neza. Hanyuma numvaga nyine nzaba umwana, hari bari abakire, nzaba umwana w'inywera amata, akigira kwiga. Hari ukuntu nayanywaga cyane nkayanywa cyane, hanyuma akadakaka kakabyimba nyine. Hanyuma kugira ngo mbashe kujya kwiga, mukecuru akasigiraho amavuta y'inka kugira ngo nongere kugira ubuzima. Numvaga ari uko nziberaho, ubundi nkiyigira nkiga nuko. Ariko ntago ariko byagenze, nababuze bintunguye. Mpita ninjira mu cyiciro ntari narateganyije, ndagenda mbumuya atari byo nahisemo, ndagenda nikodeshereza inzu yo kubamo atari byo nari narateguye. Nari nzi ko nzarerwa nk'abandi bana, ngakura nkaba umukobwa wize primaire na secondaire na kaminuza, cyane ko ubushobozi bwari buhari. Ariko ndashimira Yesu ko nta hantu ateze kujya ngo ansige, kuko ngewe nzi ko azagenda kansiga nk'uko nabo bagiye. Uko biri kose nazabana na Yesu by'agateganyo, nkajya nshaka n'abandi tubana ku ruhande, kavuga inti utazancika nkasigara njyenyine. Yesu nashimwe n'ukuri, Yesu nahabwa icyubahiro, ko tutazamushyingura, ko atazadutererana. Kandi Yesu ni afite ubupfura utapfa kubonana abantu. Ni Yesu w'imbabazi, ni Yesu w'imbaraga, ni Yesu ushoboye, ushobora byose, ugirira neza abantu, ubahozaho ijisho, uhindura amateka, uzinga ibya kera nk'umwambaro akazingura ibishyashya. Uwo niwe watubereye icyomoro cy'imitima, yarahabaye ahagarara hirengeye. Turamushimye kandi tumuha icyubahiro. Ingoma ye ntabwo izahanguka. Mureke mbabwiza ukuri, abakomeye bo mu isi, abami ndetse n'ibikomangoma, abatware n'abandi bakomeye batinyitse, bakunda kuba ku ngoma baryamiye amajanja, bavuga ngo ejo ashobora kuvaho hakajyaho undi. Ndashimira uyu Yesu ko adateze kuva ku ngoma ngo hanyuma abo ku ngoma ye tugende turindagire. Turamushimira ko ingoma ye ari iy'ibihe byose. Turashimira uyu Yesu. Kuvuga Yesu cyangwa kuvuga Imana ntago nari nkwiye kujya bimvuna, kuko abanyarwanda twabonye Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abanyarwanda twabonye Imana, twabonye aho Imana ifata ubusa ikabugira ikintu. Twabonye Imana iduhindurira amateka, twabonye Imana iduhera isura igihugu. Mureke mbabwire, njyewe namenye ubwenge kuri iyi ngoma, niho imyaka yanjye y'ubukure yuzuye. Ku yindi ngoma ntabyo nzi, usibye ko mbyumva mu mateka. Ndashimira Imana ko navutse no kuri iyi ngoma. Hanyuma ni mu nyemerere duha Imana icyubahiro kandi tuyishimire ko turi ku ngoma y'amahoro. Nimvuga amahoro, ntugafate ibibazo byo mu muryango wawe ngo ubizane muri rusange. Turi mu mahoro, kandi aya mahoro twayahawe n'Imana. Mbese narindi kukubwira ngo ni umwami Imana waduhaye umwami. Hanyuma tugera ku bitotsi dufite, tugera ku byishimo nk'ibyo dufite, tugera ku mutuzo n'umutekano nk'uwo dufite. Ibi bintu mujye mubikurura kandi mubiha agaciro. Nimubona murya mukaryama mw'abanyarwanda mwe, nimubona muri mu mahoro, nimubona muri mu byishimo, mu myaka 30 ndabizi ko muryama mukizigura. Mujye mubiha agaciro, mubishimire Imana, mushimire umwami Imana, mushimire n'umwami. Kuko ibi bintu ntago byapfuye kuza, ntago byapfuye kuza. Burya umwana urya ibiryo yahahiwe na nyina ntago ameze nk'uwagiye kubisagata kugira ngo abashe kubirya. Nimubona muryamye mu mahoro nk'ayo murimo muri iki gihugu, nk'ayo turimo kandi tumazemo imyaka myinshi, mujye mumenya ko hari imbaraga Imana yakoresheje nyinshi kugira ngo tube mu mahoro. Ibi ngibi, aya mahoro turyamyemo hari abantu benshi bayifuza. Aya mahoro turimo hari abantu bayashaka bayabuze. Ngewe nzi abantu bo mu bihugu bibiri bitandukanye, ntari buvuge ibyo ari byo n'aba ari bo, banyibwiriye ngo mbese
ngo shango mwazadutije perezida wanyu ngo mukamuduhaho wenda ngo nk'amezi 6. Iryo jambo yavuze rirakomeye kandi rirakomeye. Hari icyari kibimuteye kubivuga. Mujye muba mu mahoro munayasinde, hanyuma muyatesha agaciro mwumve ko nta cyabaye. Ariko mbabwiye ngo aya mahoro turyamyemo hari imbaraga nyinshi zatanzwe. Niyo mpamvu Imana nihabwa icyubahiro kubw'amahoro n'umutuzo n'umutekano yatanze ku gihugu cy'u Rwanda. Ababona ko tudafite amahoro ni ababibona mu nyungu zabo bwite n'imitima yabo, ariko muri rusange dufite amahoro kuko twayahawe n'Imana. Tubishimiye Imana rero. Hanyuma Imana yacu niyubahwe, Imana yacu kandi nipfukamirwe, Imana yacu nikorerwe, kuko ni inyacyubahiro yakoze iby'imbaraga umwana w'umuntu atatekerezaga ko byaba. Ntabwo twari tubizi ko byaba, ntabwo twari tubizi ko byaba, ntabwo twari tubizi ko byagera aha, ntabwo twari tubizi ko umuntu yakishima, abantu bakubakika bakagira ubuzima, abantu tukongera guhumeka umwuka w'ibyishimo n'umunezero. Turebe muri Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere, tuhasome. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. N'ayo magambo tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu. Dore ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo ananirwe gukiza, nta nubwo ugutwi kwe kwapfuye ngo ananirwe kumva. Ndashaka kongera kubwira abana b'Imana ngo nimwongere mwishyiremo imbaraga y'ubutwari, hanyuma mwongere mwibuke yuko ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo ananirwe gukora, kandi ugutwi kwe ntago kwapfuye ngo ananirwe kumva. Bishatse kuvuga ngo amaboko y'Imana aracyakora, amatwi y'Uwiteka aracyumva kandi yumva ibyo dusaba kugira ngo itugirire neza. Amin. Ubu buzima turimo uko bwije n'uko bukeye, hagenda habaho ihindagurika ry'ibibazo bitandukanye, abantu bakagenda batakaza ibyiringiro ku Mana, ndetse n'abagiye babona imirimo y'Imana bagatakaza ibyiringiro. Hanyuma umunyarwanda wakitegereza ukuntu iki gihugu cyubatswe kandi kikubakwa n'amaboko akomeye y'Umwami Imana. Ni ukuri kose Imana niyo yatwubakiye igihugu. Kuko nimba mbabwira ngo Umwami Imana atanga imvura, Umwami agatanga imbuto, ni ukuvuga yuko Imana ifite imbaraga nyinshi yakoresheje nyinshi. Hanyuma nanavuga ngo iyitahaba nta cyari gukorwa, ahubwo Imana yabereye amaboko abantu kugira ngo ibubakishe ibyo yashakaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nimba Imana yarahaye iki gihugu isura, kikaba gisa neza mu buryo buteye ubwoba butangaje, hamwe umuntu yicara atakibamo akavuga ngo ni iyihe nzira byanyuzemo kugira ngo umunyarwanda agere aho ageze. Ibi bintu ntago mbyumva ukuntu byatekerezwa n'abanyamahanga, twebwe abanyarwanda twabikorewe ntitubitekereze. Mbese koko tubitekereze. Ngiye nari gato ariko nararebye kandi numvise ibintu biremereye, nabonye ibintu biremereye. Nawe ufite ibyo wabonye. Turebe imihanda twanyuragamo, turebe imirambo twasimbukaga, turebe ahantu twanyuraga hose n'ubuzima, tubirebe tubinyuzemo amaso, buri wese abikurure, cyane ko turi no mu bihe byo kwibuka. Ninde muntu wigeze abona yuko wenda ngo abe yaragize iyerekwa, dore ko mwirirwa muhanura ngo mwareretswe? Ninde muntu n'uwabyeretswe ntago yabyizeraga? Ninde muntu wari uzi ko iki gihugu gishobora kwiyubaka mu buryo bumeze gutyo? Ngewe nababwiye ko ikintu cyatumye nzinuka ishuri burundu kwiga, naravuze nti ninyiga azapfa ubusa. Mpamvu navugaga ko azapfa ubusa, ni ibintu byari binzengurutse ngiye narebaga. Hari ibintu byari binzengurutse, hari abana bo muri famiye bari barize ndetse babasha no kugera muri za kaminuza,
hari ibintu nari nabonye n'ibyo nari numvise ndavuga inti dore ngewe se ubu ndiga ndaruta abangaba, ndaruta Janvier na Jean Pierre se ndabaruta, hanyuma mbavuga no mu mazina ntibari barize, umva mpita mbivamo. Ariko se koko ibyo natekereje niko bimeze? Ubu se koko abantu bize ntibyabagiriye umumaro? Byabagiriye umumaro. Bishatse kuvuga ngo Imana yubatse igihugu cy'u Rwanda ikakigeza muri uru rwego. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kubaka umutima wawe, ni Imana ifite ubushobozi bwo kubaka ubuzima bwawe, ni Imana ifite ubushobozi bwo kubaka imibereho yawe, ni Imana ifite ubushobozi bwo guha ishusho ubuzima bwawe, ishusho itari kugaragara. Ni Imana yaha ubuzima bwawe ishusho. Nimba yarubatse igihugu se yananirwa kubaka umuntu umwe ku giti cye? Nimba Imana yarubatse igihugu se yananirwa kubaka umuryango ukamera neza? Nimba Imana yarubatse igihugu yananirwa kubaka ubuzima, yananirwa kubaka imikorere yawe? Imana yubatse igihugu cy'u Rwanda, mujye muyitinya kandi muyubahe, kuko niyo yacyubatse ikoresheje umwami, imukoresha iby'ubutwari kandi bikomeye. Iyakoze ibi iracyahari. Hanyuma narindi kubabwira ngo ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo ananirwe gukora. Ukuboko k'Uwiteka kuracyakora. Ndashaka kubwira abihebye, ndashaka kubwira abiciriyeho iteka, ndashaka kubwira ababona ko byarangiye, ndashaka kubwira abasezeye ku buzima, abisabira gupfa, ababona kubaho birutwa no gupfa, babandi bihebye, wihebeshejwe n'uburwayi, wihebeshejwe no gusigara uri wenyine, wihebeshejwe no gutaka utagira uwo utakira, wihebeshejwe n'ubuzima bubi bukakaye buryana urimo, wihebeshejwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana iracyakora kandi ifite ukuboko gukora, ifite ukuboko gukiza, ifite ukuboko gutabara. Kandi amaboko y'Imana ntago ajya hinamirana, nta nubwo ubukungu bw'Imana bujya bwifata nabi. Ntago Imana izabura ukwigenza abantu bayubaha. Hanyuma rwose nimwiyongere mw'imbaraga kandi mwongere mubeho. Oya, nimwongere mubeho, nimwongere mubeho, kuko Imana irahari kandi irahari kugira ngo itugirire neza. Hanyuma twasomye iri jambo rivuga ngo ugutwi kwe ntago kwapfuye ngo inanirwe kumva. Hari igihe usenga ukagira ngo ntiyumva, ariko yarumvise. Burya yarumvise rwose. Nubwo itagutumyeho intumwa, ikaba itaratumye abahanuzi, ariko nje kukubwira ngo Imana yarumvise. Ugutwi kwe ntago kwapfuye, ugutwi kw'Imana kurumva. Kandi Imana ibigira ngo yumve ibyo dusaba. Ya masengesho wasenze yarumvise, ya marira yawe yarayumvise, kwa kwiyiriza ubusa yarabyumvise, ya magambo ujya uvuga unitotomba burya nayo irayumva. Hamwe wari wiherereye yarakumvise, bwa buzima wari urimo yarakumvise, igihe wayitakiraga burya yarakumvise. Nubwo itahise ivuga, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarakumvise. Ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva. Imana irumva kandi Imana yumva abantu bose bayisenga. Ntago ugutwi k'Uwiteka rero kwapfuye. Ndashaka kongera mbabwira, kandi ndi no mu minota yo gusoza, ndashaka kubabwira ngo nimwongere mugirire Imana icyizere. Imana iracyakora kandi iracyavuga, ndetse ifite amatwi yumva abantu bose kandi yumva ibyo bayisaba. Hari abantu benshi Imana yagiye yumva, natwe Imana yagiye itwumva. Nubwo umeze nk'agati k'inkokore, ukaba utera ukiyikiriza, urahamagara ukabura ukwitaba, urarwara ugahera mu nzu, ufite ubuzima budafite icyerekezo, ufite imibereho iteye agahinda, ariko ni ukuri ndashaka kukubwira ngo Imana irahari ku bwawe. Burya Imana aho batakureba yo irakureba, aho batakumva yo irakumva. Kandi ni Imana yumva gusenga, ni Imana yumva gutaka no gutakamba, ni Imana kandi itari indorerezi mu byacu, ni Imana iza mu byacu ntirebere, ahubwo ni Imana ibikora ikagira n'iki bikoreho. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira ngo nimwongere mukomere mu izina rya Yesu.
hanyuma ndifuza kubasengera kugira ngo mugire ibyiringiro kandi mugire ihumure mu mitima, mwongere mugirire iyabaremye icyizere, kuko ntago yapfuye kubarema, ijya kubarema yabanje no kubaremera kugira ngo mutazagira icyo muba. Mwami wanjye Yesu, ndagushimye cyane, ngushimiye kugira neza kwawe guhambaye ndetse gukomeye, ngushimiye imbaraga ujya ukoresha kugira ngo tubeho. Uri Imana y'amahirwe, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana y'imbabazi nyinshi kandi zitagira akagero, uri Imana itinyitse kandi iteye ubwoba, uri Imana nziza mu buryo bwose, ntawe kwiringiye ukorwa n'isoni, uri Imana yumva abagusenga, uri Imana ikora iby'imbaraga. Sengeye abadukurikiranye ngo ureme ihumure kuri bo, sengeye abadukurikiranye kugira ngo uzane ibyiringiro mu mitima yabo, sengeye abadukurikiranye kugira ngo ubakomeze kandi ubatabare, ubabe hafi, ubabere urugingo, ubabere inshuti, ubabere inkoramutima, ubabere ubuzima, ubabere imibereho, ubabere iterambere, ubabere byose, ubabere igisubizo, ubabere ibyiringiro, ubabere kubaho, ubabere umucyo, ubabere umubyeyi, ubabere umutware, ubabere byose Yesu. Muri uyu mwanya ntabarije abadukurikirana bose bari mu kaga ngo nibakavemo, komeze ukurikirane imitima y'abanyarwanda, uyikomeze, komeze kubaka igihugu mu buryo bwose n'itorero, kandi ukomeze kugirira neza abababaye cyane, ukuboko kwawe kwiza kuturamburirwe, komeza udushyigikire muri uyu murimo, ineza yawe ntibe kure yacu, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana nibaha umugisha, abatarakora subscribe mukomeze muyikore kugira ngo mukomeze kumva ibiganiro, ijambo ry'Imana n'ibindi, kandi mukoreshe ya, hanyuma mutwandikire, muduhamagare, kandi n'abatubura ntimukivumbure, mujye mwihangana, kandi kwihangana gutera kunesha. Ndabakunda cyane n'Imana irabakunda, amen.